hari isakaramentu ryo gushyingirwa, Kiliziya y'umuryango w'Imana ibakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye imitima yanyu urukundo iruha kwiyongera, yarabahuje none ibagejeje ku byishimo by'uyu munsi. Muje kuyishimira no kuyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka, kandi muri buyisabe guha umugisha umubano wanyu, inasendereze inema yayo mu rugo rwanyu. Turaza kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa gikristo ari isezerano ry'abashakanye, rimwe na rya rindi Yezu Kristo yagiranye na Kiliziya ye. Dukora umutambagiro rero tugana ritari kugira ngo duhimbaze isakaramentu. duteraniye hamwe kugira ngo twakire kandi dushyigikire abageni bagiye muri isakaramentu ryo gushyingirwa, Gaëtan Karangwa na Marie Louise Uwaregeye. Barifuza umugisha iwabo kandi barifuza ko ibyo bagiye gusezeranya Nyagasani kandi buri wese agiye gusezeranya mugenzi we bazabifashwamo na Nyagasani. Dushimire Imana rero kandi tunabasabiye kuko icyo batwifuzaho bashyigikira isengesho ryacu, kandi tubasabire ngo igihe cyose bazajye bazirikana ko batari kumwe na Nyagasani bitakunda, ariko ko bari kumwe na Nyagasani byose birashoboka. Twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana, turyitaho tugasenga dufite umutima mwiza. Nemerere Imana ishobora byose.